muraho neza murakomeye bakunzi ba Cyomoro Vete TV. Umunsi wacu ko wagenze tugiye gukingirana amatungo, kuyaha urukingo. Ikindi ufite amatungo ushaka ko umuntu amanaginga yawe famu, ukaba kuko uhomba ibintu ntubirimo, uri kubikora uri mu mahanga, iyo bahora baguhereza amaripoti y'ibicupuri kugira ngo ukomeze usohora amafaranga, kandi mari wampaye nka kumanaginga yawe famu. Koko mwanga guha akazi abantu bagashoboye bagashaka, ariko iki ahantu bipfira muba mwanze kurekura amafaranga, kandi iyo ushaka kunguka cyane urekura amafaranga. So rero abafite amatungo arwaye, abafite imbwa mwamamage nkajya nzibakingirira, iziguye tukazivura ko reka hano izirwaye tukazivura. Ubu tugiye rero igikorwa gikurikiyeho, tugiye gukingira zimaze iminsi 3, ubu tugiye kuzitera intrafere, urukingo uru. Iyi ni original, ibindi byose ntabyo nzijya niyizi. Ibi ngibi nikundira oji, n'umworozi yongeye kumuvura ndamubwira ntumva utarangurira original nta kintu turi buvugane. Udushinge ducece yarazi bitadukize sibyo, ukoresha agaserenge gatoya, agashinge gatoya, ntabwo utwana duto wakoresha igishinge kinini. Genda uzana akambere, ariko si ubu noneho turashyira kimegeye ikimenyetso ko na wa muti washizera. Tangira uzanye. So bivuze ngo rero namwe mwizibi mukamuta ari akanuma mutakibuka, ubu mugiye kuvanga ibintu ngarabiriye ngafunguye ariye nibibareba. Negative comment ntago ngenda nziha agaciro. Ikindi babantu babivugisha wibabo ngo ntanaga nta niki ngusura uzama ibyanjye ntituzasangira, sibyo? Ubu ngere nkabereka mu mezi 2 ndabereka aba bana ndi guhereza ibintu byose, ndabereka bivuze iki? Buri mililita 2 ariko aka gashinge kari kuvoma umuti gakeya. We mana we, ngo ntabya none original. Ubu ufashe ntabwo umeze nk'amazi, turi kumwe. Ikintu ngiye gukora, aka gashinge ndagakoresha ndi gutera, ngiye kuvomesha urundi rushinge, kandi ugafasha ahantu hari isuku. Ahantu hari isuku mwabibonye noneho kurimo kuvamo neza, mwabibonye. Inyuma ureba ahantu hari inyama, ahantu heza ikwiye.
turakarangije. Amatungo 10 tugiye gukingira utwana 15. Ndaza kugura umuti w'isi. Ambo ushaka muri bayita muri intramaso n'utera. Cyangwa uzagotwa utere mu mutsi maze mama agambwira ngo none ngo ko tugiye ko baterana nkaba mbona izanjye zahise zigira ziti. Ahita mbona izanjye zabyimbye. Sambiri zagezera wowe njye kugabura wowe hirya ako mbwira ibintu ndi gukora bikugaragara amaho gusabe umva nshuti mudukoreye subscribe nyinshi pe mukoresha uzabona ubushobozi tugure kamera isobanutse noneho nshake n'umukameramani nzajya mpemba umuntu ushaka gutsindira akazi kanjye ushaka ko nzamuha akazi k'ubukameramani nakoreshe ya mukwirakwiza iyi video tubone ubushobozi tugure kamera nziza dutange akazi nese ugira ngo nimundebera video muri benshi nkagira nanjye duke nzajya ninjiza ntabwo nzatanga akazi ngiye hari igihe mbabwira ibintu seko ko nutaneza imbere kandi ngiye guteza imbere noneho ndi gusaba kundebera video kakana nako kagira n'agashinzi kagapeti n'agashinzi nimufite oya winshyiramo ndashaka kwereka abanyarwanda ibikorwa pana kubiyereka batukana uswa harimo abantu batukana tapu ati warimo kutwiyerekanaho gusa ntugeze kwerekana ibyo wakoze ibyo ndi gukora niyo hari umuntu uri kunshuka ngo reka hindukize kamera ngo mundebe ni munsi ishwi mugiye kunyitukira ngo nakoresheje ngo amata ngo nakoresheje icyushye munandewe ishwi sinkunda abantu ariko nta kintu byabinkoraho da
dore were ukuntu iri kuganga ku bana bayo. My God is good, yo. Iyo bishatse kuba kabe. Sinzi impamvu abantu badakunda izi videwo zijyanye n'iby'ubuhinzi n'ubworozi. Kandi reka mbabwire, isi yose itunzwe n'ubuhinzi n'ubworozi. Isi yose nta muntu utunzwe nuko yicaye muri ofisi. Ese yakicara muri ofisi nta myaka yeze ngo abone icyo arya, iyo ofisi yayicaramo atariye. Izo nyama murya none mwamwanga kuturebera amavidewo. Ngo biruzuye ibintu byanyu byaratwuzuranye muri kuduteza umwanda. Kuko cyetse umuntu abashyire nk'ako bazakirishwe. Mbibutsa ngo umuntu ukuye icyororo hano ntagahangayike ngo ingurube zanyu ngo ko tubona ari nini cyane ngo zirya ibintu bihenze ibintu byinshi. No, ingurube uzakura iwanjye ubuzima bwose uzayibeshaho, izabaho kandi izakura neza, izakubyarira benshi. My God. Tegera ya kantu. Kandi mililita imwe irahagije. Abaturage karandumye bari agaseko kari n'agahungu. N'agahungu twagiye aho kumenya nta muntu ugiye wakiriye. Nta muntu ugiye wakiriye umurenge. My friend, karata kukagira ngo karakandagiwe, umutima watuvemo twabyaje. Wumva gatatu kiruka nka byandi babango ngo kinuza ngo mpamagura. Bavuga bati hajya muri comment mutubwire. None nabisazo jazana nyana Yesu. Iyo nibere mu kazi naka mba numva
nzagenda mbabwira utuntu tw'ubwenge umva mukajye muhereza kariba abantu bose ngo babinjiye muri fama cyane cyane buri umworozi mugenzi wawe ntukamwemere ko apfa kukwinjira muri fama ndetse bashyize umuti. Aha ku ijosi rero hatera umuntu ubisobanukiwe ubizi sibyo, wowe aho ushaka hose mu nyama uzatere ariko ntuzanishime. Ibi ni umuntu ubizi neza uzatera hakoroheye ariko ubizi neza ko ari mu nyama, ariko undi ubyikorera ute kandi Imana yaraguhaye abaganga b'abahanga bagomba kuza bakaguha iyo serivisi. Ariko no kuri inshuro ari kwambaraga kandi dozirimo do singizi kuri inshuro ari kwambaraga kugira ngo iyi miti mveho, iyi miti atubabarira kugira imbere gatoya wajya kugabura hirya wajya kugaburira utwana mugabura hirya turebe ko muri iyi minsi tuzabonamo amafaranga. Mwaje tukabereza amashashi meza, amarandarasi ari pure, large white, amapietra avangavanze, amadroke y'amashashi kandi ari kugura makeya. Uza rwose ndi bumupimire ku kiro utanga undi umuntu wibuza atwara nk'eshanu ntabwo ndi bumupimire ku kiro, uzatwara eshatu simupimira ku kiro, utwara imwe ndamupimira ku kiro, ariko biterwa n'ubushobozi. n'utwara imwe nta kibazo ntabwo mupimira ku kiro, ariko uza muri iyi periyode turimo, ikindi muze mwihahire n'imbata, ubundi imbata ntizanashizemo abahungu imbata abantu mukunze gushaka wazabaye boro ufite 200 yiwe kupuri ambwire nyimurangire njyewe ibintu mwite babinahenze sinkunda kwigira kugira abantu batanyitinyira bakanga kuneza imbere. ndebe ko amara agati karimo ntabwo biterwa ubwoba n'ibihinda nka kagoma, ntabwo biterwa ubwoba n'ibikangisho gusa, iyo twambukije inyanja isokora ntizabura kutwambutsa n'abarongo y'ibigega. akantu kazabaho tuzakabereka mu
nkubwira ngo ngo umukozi agiye kuza ugataka kandi se wabinyisabiye se wabinyisabiye akazi kacu tugasoreje hano. Niba ukunze iyi video kanda like, subscribe, share na comment. Ahasigaye udukomeze tubane no mu bindi biganiro byacu. Ndabakunda.